kuvuga ngo ngiye kuyishyiraho ariko muri ba contact banje bari bagasitati zanjye iyi ntago nshaka ko bayibona, ukaza ugakanda ahangaha. Okay, meze mute? Kinayizo n'ubundi basuhuza. Ndabizi ko n'ubundi no channel abashi musanzwe muyikurikiranaho ibintu byinshi cyane mudasobanukiwe. Rero ubu ngubu ikintu ngiye kubabwira n'ubundi ndakomeza kuri WhatsApp. Mu minsi yashije nabaye video yerekana ukuntu wareba niba WhatsApp barayinjiriye, kuko harimo abantu benshi babikora, yenda cyane cyane bikunda gukorwa n'abantu bakundana. Kavuga nterekana injirire sheri wanyenye ndeba abo bacatinga ndebe ko atantendeka n'ibindi byinshi. Ibyo narabiberetse, umuntu warebye iyo video yararebye areba nimba bataramwinjiriye, yabonye baramwinjiriye abikuramo. Ibirane ibintu kora buri gihe mu gihe watanze telefone yawe ahantu hatizewe uba ugomba kongera ukabisubiramo ukabikora. Rero kandi subscribe aho hasi kandi no kunzogera kugira ngo n'ubundi n'ibindi byinshi bizagende bikugeraho. N'ubwo kuri WhatsApp ikintu tugiye kurebera hamwe ni ikintu kimwe gusa kijyanye na status. Ujya abantu benshi bakunda gushyiraho amafoto, bashyiraho ibibwiriza, bashyiraho video zisekeje, bashyiraho ibintu bitandukanye, ariko nabyo hari ikintu ushobora kuvuga ngo reka ngishyireho kirebwe n'abantu runaka nshaka. Yenda nk'abantu batendeka, hari igihe avuga nti reka yenda ashyireho ifoto y'uno muntu ariko wundi ataza kuyibona akambaza ibintu bimeze bite. Ese uranendeka ze ko washyizeho ifoto y'undi muhungu kandi nge mpari, se ko washyizeho undi mukobwa, menya bimeze bite. Ariko ahangaha ushobora gushyiraho stati ugahitamo abayireba bitewe n'uko ubyifuza. Reka yenda turebere kuri WhatsApp yanjye ndi gukoresha, ariko nawe niyawe uri bukoreshe biraza gukunda, kuko hari ubwoko bwinshi bw'ama WhatsApp bugera kuri 4. Yenda reka turebe iyi ngiyi tubashe kuba ariyo dukoreraho, yenda nawe urabikora ku yawe. So hano urabona turi kuri chat. Kuri chat n'ubundi ni ahantu usanzwe ukorera urimo uracatinga n'abantu bisanzwe. Hari groups. Group rero naho ni amagroupe runaka ugenda ubamo bitewe n'ibyo wifuza cyangwa se n'ibyo muvuga. Aha ni amagroupe. Twe turizira kuri kino gice cyacu cya status. Niba ufite WhatsApp isanzwe habanza chat na status na call. Muri chat n'amagroupe byose biba biri muri chat. Weho uragenda ukandaho kuri stat. Nukandaho ngaho kuri status uraza kugenda nyine ubona ama stat y'aba friends bawe baba bagenda bashyiraho, aho ufite nimero nabo bafite izawe. So weho nimba ugiye gushyiraho stat ukaba ushaka ko ibonywa n'umuntu runaka, uraza hano hejuru hari uturongo dutatu hegereye kano kantu ka search ukandeho. Nukandaho baraguha status, privacy cyangwa setting. Urizira hano habanza aho kuri status, privacy. Nimara kuhakanda uraza gusanga stat yawe imeze uku nguku. Habanza my contact. My contact bisobanuye ngo aba contact banjye cyangwa se abantu mfite kuri contact nibo bemerewe kureba stat zanjye. Ubwo bivuga ngo nishyiraho stat, nishyiraho ifoto, nishyiraho amagambo, aba contact banjye bafite nimero zanjye nanjye nzifite baraza kureba stat yanjye. None ushaka kuvuga ngo ngiye kuyishyiraho ariko muri ba contact banjye bari bagasitati zanjye iyi ntago nshaka ko bayibona, ukaza ugakanda ahangaha. Ukanze ahangaha niho uhitamo uracuzinga nyine, ugacuzinga wa muntu ushaka yuko areba stat yawe. Yindi ushaka kuzana ukamwandikamo izina n'imburizi, kavuga nti uyu nguyu Daniel ntago nshaka ko areba stat yanjye, n'abandi ushaka ukagenda ubadingamo. Vuga ngo ni my contact banjye bemere kureba stat zanjye except uyu nguyu nashyizemo. Uyu nashyizemo niwe utemereye kuzireba, abandi bose irabageraho, ariko uyu nguyu ntago iyo stat iraza kumugeraho. None ushaka kuvuga none ngo share with, none nshaka ko yo igera kuri ba runaka bonyine gusa. Ukaza ukavuga ati abangaba nibo nshaka ko igeraho.
ukagenda bahitamo ba bantu wahisemo ukemeza nibo ya stati iri bugereho, abandi ntabwo bari bumenye ko washyizeho status. urumva ahangaha haguha ububasha bwo guhitamo uwo ushaka ko itamugeraho n'ububasha bwo guhitamo abo ushaka kwigeraho. Umva ko rero nawe nimba hari igihe ajya gushyiraho nka stati wajya nko kwishyiraho ukikemanga ukavuga nti runaka arayibona, runaka bimeze bite, urumva ko impungenge zirashize. Ushobora kuzajya ujya hano hantu ukabasha kweditinga ukavuga nti nshaka ko stati igera kuri uyu nguyu uyu runaka. Rero icyo nakubwira nuko wakanda subscribe aho hasi kuri Neizo Paul. Ahantu nimba hakiriho umutuku rwose ntabwo wagakwiye kugumaho umutuku, ahubwo wagakwiye gukora subscribe kandi ukanakora comment. Ahangaha ushaka kumbaza ikintu udasobanukiwe nkareba ko nkifite ubumenyi nkabasha kukigusobanurira. Rero ukoze commentaire ukavuga nti ibintu byagenze uko nguko nabyo biramfasha, kanda subscribe. Ndabinabaye byiza wagakorera share nko muri groupe runaka, nabwo ubwo wamfashije. Okay, sawa, mukomeze kugubwa neza. Ndahari kugira ngo njye mbasangize ubumenyi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye.